tukongera tukabishimira. Turishimira kandi nyiricyubahiro Musenyeri Jean Marie Vianney Twagirayezu, umwepiskopi watorewe kuyobora diocese yacu ya Kibungo. Nyiricyubahiro Musenyeri, mwigire hejuru abakristo babishimire. Turakomeza kwishimira abasaserdoti batuye hamwe n'umwepiskopi igitambo cy'Ukaristiya. Turishimira nyakubahwa Musenyeri Oreste Nshimadata, Vicaire General wa diocese yacu ya Kibungo. Abandi bapadiri turi kumwe turagenda tubasuhuza umwe umwe tumenya n'izina rye. Turi kumwe na Padiri Thomas Nizeye, akaba ari chancelier wa diocese yacu ya Kibungo. Turi kumwe na Padiri Twizeyimana Eugene, akaba ari padiri mukuru wa paruwasi ya Rwamagana, ndetse akaba ari na Padiri Duwaye w'akarere k'Ikenurabushyo ka Rwamagana. Turi kumwe na Padiri mukuru wa paruwasi ya Mukarange, Tumusenge Jean d'Amour. Turi kumwe na Padiri Jean Baptiste Rutagarama, akaba ari umurezi mu iseminari nto y'Izaza. Turi kumwe na Padiri François Xavier Mfizi, akaba akorera ubutumwa muri paruwasi ya Mukarange. Turi kumwe kandi na Padiri Sangwa Egide, akaba akorera ubutumwa muri paruwasi ya Kirehe. Turi kumwe na Padiri François Regis Rutagengwa, akorera ubutumwa muri paruwasi ya Rwamagana. Padiri Pierre Celestin Akingeneye, akorera ubutumwa muri Kwazi paruwasi ya Nyakabungo. Turi kumwe na Padiri Jean Paul Nshimiyimana, akaba akorera ubutumwa muri paruwasi ya Zaza, akaba ari umuyobozi w'ishuri rya TTC y'Izaza. Turi kumwe na Padiri Maniragaba Gerard, akaba ari padiri mukuru wa paruwasi Katedrali ya Kibungo. Turi kumwe na Padiri Aniseti Ndazigaruye, akaba ari padiri uri mu butumwa mu gihugu cy'Ububiligi, ariko akaba yarishimiye kuza mu munsi mukuru w'ishuri rya IPM. Mu kanya ndagira ikindi nongeraho tumwishimire. Turi kumwe kandi na Padiri Napoleon Uwimana, akaba akorera ubutumwa mu ishuri ry'Ikabari, groupe scolaire y'Ikabari. Turi kumwe na Padiri Katabogama Focasi, akaba ari akorera ubutumwa muri paruwasi ya Rusumo, akaba ari n'umuyobozi w'ishuri rya Lycée Saint Jean Leonard ryo ku Rusumo. Ngiye gusoreza kuri Padiri Kayitana Gayetan, akaba ari umuyobozi wa seminari nto y'Izaza. Banza nanjye ntivuze, nitwa Padiri Adrien Uwiringiyimana, nkaba ndi padiri wungirije muri paruwasi ya Mukarange, nkaba ndi n'umuyobozi w'ishuri rya IPM. Twari tugeze kuri Fratiri Eugene, akaba ari muri stage muri paruwasi ya Rwamagana. Ndakomeza mbereka abandi bashyitsi. Mu bashyitsi twari twatumiye gavana w'intara y'Iburasirazuba, ntabwo nzi niba hari waje amuhagarariye.
ariko turi kumwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza. Twari twatumiye meya w'akarere ka Kayonza, ariko ndabona hari vice meya yahaguruka tukamwishimira. Turi kumwe kandi n'abakora mu nteko ishinga amategeko mu mitwe yombi, abasenateri ndetse n'abadepite, bahaguruka tukabishimira. Twatumiye kandi uyobora umurenge wacu wa Mukarange. Ndabona atari hano hafi, ndetse dutumira n'uyobora akagari ka Bwiza dutuyemo, ntabwo ndimo kumubona. Hari umuyobozi w'ingabo mu karere ka Kayonza twari twatumutumiye. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'umuyobozi wa polisi mu karere kacu ka Kayonza. Murakoze cyane. Turi kumwe n'abihaye Imana, ababikira n'abafurere, bahaguruka aho baherereye tukabishimira. Turi kumwe kandi n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bikorera muri uno murenge wa Mukarange, muri paruwasi ya Mukarange muri rusange, ndetse no hakurya yabo mu karere ka Rwamagana. Abo twatumiye bose baramutse barahangaha bahagurukira rimwe. Dufite kandi ibyishimo byo kuba turi kumwe n'abize mu ishuri rya IPM guhera mu mwaka w'1987 kugeza muri uyu mwaka w'2023. Abo muri uyu mwaka w'2023 babaretse guhaguruka, tubanze twishimire abize mbere yaho gato. Mwese aho muri mwahaguruka tukabishimira. Muri aba bahagurutse bize mu ishuri rya IPM, tugira umugisha ko IPM imaze kwibaruka abasaseredoti 3. Dufite Padiri Aniseti Ndazigaruye, niwe ngira ngo mfura ya IPM, yahaguruka tukamwishimira. Dufite Padiri Maniragaba Gerard, umupadiri mukuru wa paruwase katedrali ya Kibungo, nawe ni umwana wa IPM. Undi ntabwo yaje, Padiri Modeste Ndikubwimana, burya ari buze mu kindi cyiciro turi buze kuvuga. Dufite kandi na bamwe mu bapadiri bigeze kuyobora IPM, barimo Padiri kamere kuri Padiri Mfizi François Xavier, yigeze kuyobora IPM. Ndetse na Padiri Egide Sangwa. Ndasoreza ku rubyiruko rw'abanyeshuri rurererwa mu ishuri rya IPM, muhaguruke namwe mumfashe tubishimire. Dufite abakristu ba paruwasi ya Mukarange babarizwa
dufite abakristo ba paruwasi ya Mukarange babarizwa muri santarari ya Mukarange ari hano duherereye, muri santarari ya Gikaya, santarari ya Shyogo, sikirisare ya Rutare, sikirisare ya Nyamirama, dufite sikirisare ya Kitazigurwa, santarari ya Murambi, santarari ya Kabari. Abo nibo bakristo bagize paruwasi yacu ya Mukarange. Aho muherereye, hari ari hanze, hari abari mu kiliziya, mwese muhaguruke twishimire umunsi tubaha amashyi namwe. Ntabwo rero byabaye kugenda turondogora kuko byari ngombwa. Uyu munsi ni umunsi mukuru wa Mutagatifu Yosefu wahuriranye n'icyumweru cy'ibyishimo, icyumweru cyitwa Retare, ndetse tukaba twishimiye kuba turi kumwe na nyiricyubahiro Karidinali, turi kumwe kandi n'umushumba wacu twategereje imyaka ihagije, nuko Imana ikamuduha muri aya mezi atambutse. Turimo kwishima rwose, ibyo byishimo bikaba byabaye impurirane. Navuzemo rero ibyo byishimo bya kiliziya yacu y'Ikibungo ndetse n'iby'ishuri ryacu rya IPM. Umwe rero mu misaruro cyangwa mu byiza paruwasi yacu yagize, ndagira ngo mbereke n'abandi bantu. Ni benshi ariko harimo abayobozi bamwe na bamwe IPM yagiye yibaruka. Naberetse abasaseredoti, hari n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye, ni benshi, ariko reka twishimire Honorable Mukamana, ari mu banyeshuri ba IPM rwose, nawe turamwishimira. Ndetse na executive w'umurenge wacu wa Mukarange, yino umunyeshuri wa IPM, ntabwo wenda ari hano turi buze kumubona mu kindi gice tugiye kuvuga. Hari ikindi gice nari nibagiwe cy'ingenzi cyane. Dufite abigishije muri IPM, baza ntabwo ari uko banze gukomeza kwigisha muri IPM, ahubwo nuko IPM itanga abageni bagiye gukorera igihugu mu zindi nzego. Ubwo barimo abarimu bigishije muri IPM. Twari kuba turi kumwe na Senateri Dusingizemungu Jean Pierre, ntabwo yabonetse, ariko dufite na Vice Meya yabaye umuyobozi w'amasomo mu ishuri rya IPM. Ubwo n'abandi barimu bose bigishije muri IPM bakajya gukorera igihugu mu bundi buryo, nabo babyemeye bahaguruka, tukabishimira. Murakoze. Ibi birori by'impurirane bya paruwasi yacu ya Mukarange byo kwishimira abepiskopi ndetse no kwizihiza umunsi mukuru w'ishuri ryacu rya IPM. Murabona ko IPM ari ishuri ryiza ritanga abageni. Turasaba ko n'abadukurikiye hirya no hino ku isi, mu gihugu kuri Pacis TV, nabashishikariza korerera mu ishuri ryiza rya IPM riherereye mu murenge wa Mukarange. Usibye ibi tubonera ahangaha, mu kanya turi buze kujya kurisura, ibyo mvuga murasanga bihuye n'ukuri. Turashimira kandi abarimu barera aba banyeshuri mureba ahangaha, baramutse bari ahangaha bahaguruka nabo tukabishimira. Murakoze. Ntabwo ari aba bonyine, buriya hari n'abandi bari mu bikari kugira ngo hagire n'izindi gahunda ziza kugenda neza. Kubera rero izo evenema tuvuze ebyiri, tugiye kumva